Bakunzi bacu, bakunzi baca no kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuza aho muri hose, kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, mukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Mukomeze, turi gusoza icyumweru rero, kandi tubashimira uburyo mwabanye natwe kandi mukomeje kubana natwe. Abwira tuti dushimire cyane abo dukomezanyije urugamba rwo guharana demokarasi wacu mu Rwanda. Kandi nongere mbabwire, ni kuyigeraho tugomba kuyigeraho byanze bikunze. Njya mbwira abantu ni ntago turi kugira gute, ntago turi guhamba imbwa, tugomba gutsinda byanze bikunze. Twihanganisha abakongomani kandi tunabasuhuza. Abakongomani bari gutaka ati twashize, turi gupfa. Ubu ngubu turagaruka kwiri ku Bafaransa, nabo bamaze gusohora itangazo bavuga yuko bamaganye ubwo bwicanyi, ndetse banapointa M23. Ni mu gihe ko ariyo iri gukora ubwo bwicanyi bw'abantu benshi bari kwicirwa hariya, turi buze kugarukaho. Ndetse na Kongo nayo itanga icyo bita ikiruhuko cyangwa se icyunamo cy'iminsi 3 kubera buriya bwicanyi buri gukorerwa hariya. Ku rundi ruhande, aho bashinja ibyaha, Kongo iravuga iti M23 ivuze M23 ihita ishyiraho akadomo RDF cyangwa se M23 n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kavuga ko aribo bari gukora biriya bintu, ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bwije inyuma M23. Ibyavuzwe muri Kongo ni byinshi, ariko njya numva uwo bita Mukwege akunda kubyibutsa cyane, ati kuki abakongomani bicwa, miliyoni z'abakongomani zikicwa, ariko ugasanga isi yose iri muri silence, nta kintu igira ivugaho. N'ejo bundi Mukwege aherutse kwamagana igikorwa cyakozwe cya miliyoni 20 z'amayero u Rwanda rwahawe ngo rwo guhemba bari abasirikare bari za Mozambique, gutyo mu gihe twari twabwiwe yuko bari abariyo koko garatwitoma ku mafaranga y'u Rwanda. Nizere ko ayo mafaranga bahaye bari abo bantu, cyangwa se bahembye, wenda ari ideni bari babarimo, bayazana mu kigega cy'u Rwanda, tukabona ko ibintu byahendutse, kubera ko twari twaragize gute, twari tumaze iminsi twarakakaye, bari ibiciro byarazamutse, ibintu byose biri guhenda, nta kintu turi kubona. Ndetse ugasanga n'inguzanyo ku mafaranga igenda yiyongera umunsi ku munsi. Bityo rero tukaba twari turi kuvuga tuti byaba byiza noneho ayo mafaranga niba bayabishyuye, ari umwenda bari babarimo, bayazane bayiha abanyarwanda bisononore. Hano rero Kongo nayo iti twibutse yuko ambasade ya Kongo nanone nako y'Ubufaransa muri Kongo, abaturage bari kwigaragambya cyane mu buryo bwinshi, bata ambasaderi yirukanwe, bari gushaka ko yirukanwa, bavuga ko ambasaderi waho ari mu bagize uruhare rwo gushaka kwivugana Felix Tshisekedi nawe ubona wasigaye yarafunze, nta kujya mu mishyikirano, nta hehe. Tunibuka kandi ko wenda tuzongera tubigarukeho mu mishyikirano yari iri kuba, ngo hajemo agatotsi niba yarinjiyemo magigiri z'u Rwanda nazo ziri mu iyo mishyikirano, nabyo tuzongera tubigarukeho. Ariko icyo turi kurebaho uyu munsi ni iri tangazo ry'Abafaransa, bagaruka bavuga bati ubu bwicanyi buri gukorwa na M23 hariya muri Kishishe. Twagiye tubona amafoto yagiye igaragara, no bakubitaguye imipanga n'iki, ariko M23 kundi rwanda ngo se ngo abaturage ngo twadukorana imiganda, ngo tugira gute, ngo dukundanye tubanye neza, ngo ubundi tukongera tukabica. Ubwo turabireba neza, ariko Abafaransa nabo turareba icyo bahereyeho n'icyo uyu wabitangaje yahereyeho. Biriya byaha ntabwo ari byaha byoroshye, ariko njya mbwira abirabura, ninde wajyaga aririmba rate Angora yica umunyangora, Zimbabwe akica umunyazimbabwe, Umukongomani akica umukongomani, Umunyarwanda akica umunyarwanda. Ibyo bintu bihinduka bizarangira gute? Ni indirimbo na Alpha Blondy wayiririmbye ati toute change toute voli sauf bande batajya bahinduka. Kutu abantu koko birababaje cyane. Bakunzi bacu, bakunzi baca no kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, mwese tubasuhuze cyane. Twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, mukora subscribe ndetse na share. Dusuhuza abari mu bihugu duturanye, hano Uganda, abari hano mu majyepfo y'igihugu, Abarundi, uburengerazuba bw'igihugu muri Kongo, Tanzania mudukurikira, tubasuhuze cyane, Kenya, East Africa yose, ndetse za Malawi, Mozambique, za Zimbabwe, ndetse n'abanyarwanda muri hirya no hino muri Afrika, hirya no hino mudukurikira, mutwandikira.
ndetse tutibagiye n'abari i Burayi, Australia, Aziya n'ahandi henshi. Mukomere cyane, mukomere abari muri Amerika mwese, mukomere cyane na za Canada. Tuje rero tugira ngo ko tuganire ku byo twatangiriyeho tubabwira tuti tugiye kureba ko ibiri gukorwa, ku buryo bari kuvuga bati ibi byaha bakongomani ati ni jenoside iri kuba, ku rundi ruhande ati ni ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa ibyaha by'intambara. Kongomani nabo bati iyo bigeze ku byaha biri gukorwa n'abari kuturwanya habaho gufunga amaso ntibabivuge, ariko bakirirwa bamamaza ibyo M23 na Kigali ivuga. Niko abakongomani bo bivugira, ariko ibi ngibi byo nagahomamunwa kugira ngo abantu birare mu bantu bice pinema gusa. Ariko nongere mbivuge, biriya bintu bibaye ari byo wabikoze wese byaba bibabaje kandi byaba biteye agahinda. Njya mbabwira yuko amaraso arasama, amaraso arasama amaraso burya mujye murebera, niba ubona hari uwayamennye ntabe yaramusamye, burya ashobora kuba ataramusamye kubera ko wenda inzuzi ze zeze muri iyo minsi, ariko ashobora kuzamukurikira n'igisekuruza cye n'abazamukomoka ya maraso akajya ahora aza mu maso ye, ntazagira amahoro. Kumena amaraso rero ntabwo ari ikintu kizima, uwayamena uwo ari we wese. Muharanire yuko abantu twabaho neza kandi twabaho mu mahoro. Hano rero Ubufaransa bwitiriye, niko bari kuvuga ngo bwitiriye. Impamvu ndi kubivuga gutyo nuko ndi kubisoma byanditswe n'ikinyamakuru cya hano i Kigali, cyo kiravuga ngo bwitiriye, bwayitiriye. Icyo ni ikinyarwanda gishatse kuvuga ngo niba yitiriwe icyo kintu bishatse kuvuga ko bwayibyitiriye ariko atari byo. Niko wenda iki kinyamakuru cyaba kiri kubivuga, ariko mu mvugo iziguye bubaye bwemeranya na n'Ubufaransa, bwavuga ko Ubufaransa bwasohoye inyandiko ivuga ko M23 yakoze ibi nibi. Kubyitirira rero ni ukuba wabyitiriye nyine, ni ikinyarwanda kivuga kandi hari undi wabikoze. Ninde wabikoze wundi? Ariko sose Abafaransa barabivuga. Iki bashingira kuki? Noneho leta rero y'Ubufaransa yitiriye inyeshyamba z'umutwe wa M23 ubwicanyi bw'ikishishe ho muri teritwari ya Rucuru buheruka kugwamo abaturage batari bake ba Kongo Kinshasa. Hano muri Rucuro mwibuke ko M23 nyine ari ivuga ihafite. Iyo byose turareba M23 niba yidefend ivuga ngo ntago hana aritwe tuhafite, niba ho kuba hafite hakaba hapfa abo bantu gutyo. Hari igihe ko ushobora kubarya abantu bafata ahantu ubigometseho nyine bakamukoresha icyo bishakiye. Cyane cyane burya inyeshyamba ari nigeze zica abantu zinavuga ngo ntago twege dufite gereza, ntituzirwa tubakura cyangwa tugira gute. Cyane ko uretse ku mwanya w'inyeshyamba hari n'amaguverinoma yica abaturage cyakababuriza irengero n'ibindi. Ubwo rero twikomereze. Igisirikare cya Kongo cyo turi kurana icyanditswe n'Ubufaransa, Kinshasa giheruka gusohora itangazo rivuga ko ubu bwicanyi bwo kuwa 29 Ugushyingo bwaguyemo abantu babarirwa muri 50. Kubwegeka rero kubarimo ingabo z'u Rwanda, nukuvuga ko babwegetse kubarimo ingabo z'u Rwanda na M23. Kongo ivuga ko ari ingabo z'u Rwanda na M23 ziri gukora iki gikorwa. Ibyo imibare cyakora cyo bikomeje guhinduka, dore ko Minisiteri y'itumanaho muri RDC cyangwa se akanaba umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yarayatangaje inama y'abagize guverinoma ya Kongo ko abishwe barenga 100 umunsi umwe. Ariko urumva abantu 100 abana biciyemo batoya mu nsengero mugira gute hajyamo baricagura. Urumva ko ibintu biteye agahinda. Bivugwa ko muri bariya basivile harimo n'abana batoya bishwe mu kiliziya bari hamwe n'ababyeyi babo. Urumva icyo kibazo. Noneho ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter yavuze ko ihangayikishijwe cyane na buriya bwicanyi yitiriye mu 23, isaba uyu mutwe guhita gusubira inyuma nta kuzuyaza. Reka mbabwire rero, ambasade y'Ubufaransa mwibuke ko imerewe nabi n'abakongomani nabyo bavuga ko bashatse kurasa cyangwa se kuroga Kisekedi. Ariko nanone hari ibintu tujya twibaza, ntago tujya tureba ibi bintu biri kuba muri Kongo mugani.
n'ubu Kagame ejo bundi yavuze ngo barebe n'uruhare rwabo cyangwa se barebe n'uruhare rw'abo bantu b'abazungu, kuko ku rundi ruhande urebye imbaraga bafite ku isi hose ntabwo ari imbaraga zakagombye kuba zitarahagaritse biriya bintu. Niba muri Ukraine bajyayo bakahangana na Putin, sinzi Putin uri hano uri hariya uri kurwana ku buryo niba ko bafitiye impuhwe Kongo batayitabara cyangwa bahagarika ibyo bikorwa. Nibyo rya Denis Mukwege twenda turi buze kubigarukaho, reka tubaye turangiza ibi. Iti Ubufaransa buhangayikishijwe cyane n'amakuru y'ubwicanyi bwakorewe abasivile b'ikinshishe na M23 ndetse bushobora kuvamo ibyaha by'intambara. Ibi bikorwa ntibikwiye kudahanirwa, M23 igomba gusubira inyuma nta kuzuyaza. None Ubufaransa rero bwashinje M23 gukora buriya bwicanyi, mu gihe uyu mutwe uvuga ko ntabwo bwicanyi bwigeze bukorerwa mu bice ugenzura. M23 ivuga ko nta bwicanyi bwigeze bukorerwa mu duce igenzura, ariko biriya biba byoroshye. Ya communauté internationale ijyayo ikareba imiryango yari iriyo, ikareba uko ibintu byawe bimeze, kabone niyo umuntu wamutwika cyangwa wamuha ingona zikamure cyangwa gute, burya amakuru y'uwapfuye, kuko burya umuntu uriho amakuru ntashobora kumiyoberana. Wapfuye haba hari abandi babirebaga batanga buhamya n'ibiki. Ntabwo rero burya umuntu reka da, umuntu burya kumwica biroroha, ariho kumutsimba cyangwa gutsimba ibimenyetso biragora byanze kubera iki? Kubera icyo bita amaraso. Amaraso ni ikintu kibi, bavuga ngo amaraso arasama akwirukankaho nawe aho. Ikintu kimbabaza rero ni abantu birwa bicana kandi ejo nawe ukabona arapfuye, kandi ngo ari guharanira iki? Ibintu abantu bashatse bareka ibintu bikagenda neza kurusha uko abantu bakwirwa muri bya bintu byo kwicana aribyo mvuga. None rero tugaruka ku by'umuvugizi wa 23 mu bya politike Lawrence Kanyura mu itangazo aherutse gusohora yavuze ko iby'uko hari ubwicanyi buri kubera mu bice bagenzura ari ibihimbano bya badashaka amahoro bagamije kuyisiga icyasha ndetse no kugisiga umubano ngo mwiza ifitanye n'abaturage bo muri ibyo bice. Yavuze ko bamagana ibi bikorwa bidakorwa gusa na guverinoma ya Kongo n'ihuriro rya FARDC, FDLR, Nyatura, PCRS, Mai na Mai, ahubwo ni imwe mu miryango mpuzamahanga. Ku bwayo mu 23 mu bice byose igenzura abaturage babayeho mu mahoro kandi bakora ibikorwa byabo bya buri munsi uko bisanzwe. Noneho Kanyuka yavuze ko ibyo ubwicanyi buvugwa ikishishe ari ibihimbano by'abaturage bagambiriye guteza imvururu zifuzwa na leta ya Kongo n'imitwe bakorana. Ashimangira ko 23 itigeze yibasira na rimwe abasivili. Kanyuka ro kandi yibukije ko muri teritwari ya Masisi hari gukorerwa ubwicanyi, asaba umuryango mpuzamahanga kuyikumira biciye mu gukora iperereza. Amashusho rero 23 iheruka gushyira hanze yerekana bamwe mu barwanyi bayo bafatanya gukora umuganda n'abaturage bamwe ku duce. Hano rero ni bwiza ku itariki 3 z'ukwa 12 2022 saa 6:26. Gukora umuganda ntago bivuze yuko bitagira gute, ntago bivuze yuko hano ndabona ngo ambasaderi w'Ubufaransa yirukanwe, Francevier d'être chassé hariya muri Congo, ambassade de Francevier. Birashoboka, turaza kubireba. Noneho rero kuvuga ngo bakorana umuganda ntago bivuze ko ibyo ngibyo bitaba, kuko umuganda bashobora kuwukora nyine batari n'abanawumenye cyangwa se utanabagaho muri bwa buryo ati sociabilité bwo mu Rwanda banga abaturage bakorana umuganda n'iki, ariko si ukuvuga ko umuganda mbere kera ntago wari agahato cyangwa se iki. Ndetse n'inkotanyi zaje zivuga ko zizaca umuganda zitagomba, nta munyarwanda ugomba gukora umuganda, ariko umuganda kutawukora ndumva ucibwa amande iyo utakoze umuganda. Ariko nyine ibyo byose bagomba berekana ko umuganda ubwo wenda batayaguca uwo munsi ukarenga, ariko biri mu itegeko ko umuganda ugomba gukorwa. Biriya rero icy'ingenzi ni ukureba ko ibyo bintu niba byarakozwe cyangwa se bitarakozwe, naho kuvuga ngo nta muntu wishwe kubera ko tubanye neza cyangwa se iki, ibyo byose birarebwa hariya. Abafaransa barabizi. Hano rero ambasaderi w'Ubufaransa twigeze tubona imyigaragambyo cyangwa se iki
bavuga ngo yirukanwe agende. Birashoboka rero ko byaba byanabayeho, kuko abakongomani ubona ko Assemblée nationale Palais du Peuple Kinshasa. Hano urabona abakongomani bari kumwe rwose bamukomera benshi cyane. Bigaragara ko umubano w'Ubufaransa na Kongo ntabwo umeze neza, kuko abakongomani barikanga cyane cyane Abafaransa bashingiye kuri kiriya kintu bavuze cyo gushaka kuroga Tshisekedi mu buryo buteye ubwoba mu mafoto Afurika. Ni ukuvuga ngo rero tuzoshobora kuzashiduka cyangwa se kuzabyumva Abafaransa birukanwe muri Kongo nk'uko birukanwe mu Rwanda. Nanone ikindi kintu abantu bagenda bibazaho cyane, ikindi kintu giteye ubwoba cyane hariya hantu ni uko hari ingabo nyinshi, hari za MONUSCO, hari ingabo za East Africa zimaze kuhagera, ariko ibyo bintu ntibihagarara. Mwumvise amatangazo y'Ubufaransa, Ububiligi, Amerika, Ubwongereza bamagana na SA23 gusubira inyuma, ati mwubahirize icyemezo cyangwa se by'abakuru b'ibihugu bemeje hariya muri Rwanda, muri Angola 23 wapi, ahubwo bagakomeza bavuga bati iri kwica abantu. Rero biriya bintu hari igihe tubira tukavuga tuti uko bavuga byose, ikigaragara nuko nta bushake bwa politike ngiye mbona hariya mu kugira ngo biriya bintu bihagarare. Amahanga kuvuga mu gihe cyose abantu bavuga gutya, burya ari ikintu najya nemera ngo tugiye gukorera ikintu inama cy'ubutabazi, noneho muhuye mu nama, none muravuze ngo muzakora indi nama yo kwemeza ibyo ngibyo, pourquoi pas mutava aho ngaho mubyemeranyijwe aho ngaho. Abantu bari gupfa nkaho, ahubwo wanagombye no guhamagara kuri telefone ati n'ibi bigende gutya mu rwego rw'ubutabazi. Uko ukora inama izategura n'indi izagira gute, niko ibintu bizarushaho kugenda biba bibi. Buryo ubutabazi bugombye kuba byihuse, ariko none bikaba bimaze igihe iyi ntambara muri Kongo yagombye kuba yararangiye mu buryo bugaragara, itakibazwa cyangwa se itakivugwa hariya, iyo haza kubamo ubushake bwa politike cyane cyane atari ibi bintu byo kugira. Muribuka ambasaderi wa Noza na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika aza agaca muri Kongo, ku kibazo cya Rusi, akaza no mu Rwanda ku kibazo cya Rusesabagina ndetse no ku kibazo cya M23. Icyo gihe abantu baravuze bati kuva Amerika byose yabyinjiyemo ibibazo bya Kongo birarangiye. Wagira ngo yarahaje ahubwo aje kongeza, ati mukomeze ahubwo mugire courage, mugiremo mushyiremo agatege. Uko dosiye ya Rusesabagina wabonaga ko ari dosiye ikomeye cyane ishinzwe u Rwanda mu gushimuta umunyamerika ku butaka bwa Amerika, kugeza na n'ubu ngumva ko hagiyemo ibirego, ariko ntiwamenya impamvu hagibayeho silence. Ubu ntabwo biheruka kuvuga ukurikije umuvuduko byari bifite, byemeza amategeko Amerika yatoye ati Rusesabagina bakagombye kuba baranaje ari bakamutwara ku ngufu, ntawamenya. Ibya Rusesabagina byarangiriye aho ngaho. Muri Kongo nabo bati musubize ingabo inyuma. Ese no kuvuga ko twibajije ibintu tujye dufata ubusesenguzi, wenda tunanarebe twese dushyiraho commentaire turebe. No kuvuga ko Amerika uyu munsi naniwe kuba koko icyo cyemezo ni nabyo. Rero Denis Mukwege uriya wabonye Prix Nobel muri Kongo, uriya mudogiteri avuga ati ni gute igihugu gishinjwa namwe mu gishinja gutera Kongo, kimaze imyaka ko kiri kurwana hariya kirwanya ko ibyihebe ku butumire cyangwa kubwumvikane bw'ibihugu byombi. Iyo myaka kimaze kigaragaza ko cyatanze umusaruro mu kwikoca kwacyo. None ayo mafaranga mugiye kubaha n'ayiki niba bari babona bihagije mu gukora ibyo ngibyo, si ukubatera inkunga, ahubwo niba baduhungabanyiriza igihugu ngo bagire courage, bagire na morali yo gukomeza kwataka igihugu cyacu. Si ubwo ngubwo si icyo sapuye muri kubaha mu buryo mu buryo arabwenge. Nibyo rero Denis Mukwege avuga ati aya mafaranga, izo miliyoni 20
z'amayero ntizari zikwiriye mu gufasha igihugu kimwe kiri guhemuka nk'ubu buryo. Ntekereza ko wenda abihuza n'ibintu Argentine ngo yigeze kugira ubutegetsi bw'igitugu, ku buryo ari igihe yigeze habaho ni umujenerali wayoboraga icyo gihugu, sinibuka umwaka neza, tuzabigarukaho turebe. Argentine bica bashimuta abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru, abapasiteri, byose bica umunsi ku munsi, bapanga kugira ngo azabere mondial. Nibwo abanyaburayi bavuze bati ko iyo ni kado mugiye guha abantu baba bicanye mu buryo bumeze gutya bakora ibi ngibi. Nibyo wenda ntekereza mu kwege nawe yagenderaga ati nibi by'ibahande, kubera iki namwe mukomeza muha kado abo duhora dutunga agatoki. U Rwanda narwo rutireka ibyo badutungaho agatoki baratubeshyera, ni ishyari badufitiye kubera ibyiza turi kugeraho. Ntabwo rwose ibyo ngibyo tubibarizwamo, nta n'ibyo turi gukora hano. Rero twibuke ko Perezida Tshisekedi yatanze n'itegeko cyangwa se yategetse ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize iki gihugu mu cyunamo nyuma y'ubwicanyi bw'ikishishe bwaguyemo abatari bakeya. Bavuga ati abaturage tugomba gukora icyo bita icyunamo cy'iminsi 3, turi kuzirikana ziriya nzirakarengane zishwe n'ayo 23 n'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda. No Kongomani nimuzamuvuga ngo u Rwanda, nko kujya murebera mu ishusho y'umunyarwanda wari wese muhanganye n'ubutegetsi nk'uko natwe duhanganye n'ubutegetsi. Abaturage bararira umunsi ku munsi kubera uburyo bayobowe cyangwa se kubera no kuyoborwa, ariko byo njya mbivuga buryo ngenda ku mvugo yo kuyobora no gutegeka. Ariko buriya kuyobora ntikwaba ari ugutwara injiji. Sinzi imvugo yo kuyobora no gutegeka kuri njyewe mba numva gutegeka umuntu ushobora kubijyana n'amategeko. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu mu gihugu, umuturage uwo ari we wese, iyo mvuze umuturage na Perezida wa Repubulika n'umuturage, ngiye mbona bagombye amategeko agomba kuba ariho, bagategekwa kubahiriza ya mategeko. Umutegetsi rero ajya ku butegetsi agiye gufasha ba baturage gushyira mu bikorwa, cyangwa se kubategeka nyine kuyashyira mu bikorwa, kuko ya mategeko mu gihe baba ari bo bayitoreye. Ariko ihajemo igitugu wenda ugategeka umuturage gushyira mu bikorwa itegeko we rimubangamiye, akurirwanya, byo numva ibyo igitegeko byemewe. Ariko gutegeka, buryo gutegeka ngiye kuri njyewe numva ariyo terime iri appropriate. Aho ngaho twinjiye mu kantu gatoya turi bugaruke mu bindi. Iri appropriate kubera iki? Kubera ko nyine umuntu ategetswe kubahiriza amategeko. Ntabwo umuntu yarayobowe kubahiriza amategeko, si byo se? Umuntu ategetswe kubahiriza amategeko, ntabwo umuntu ayobowe kubahiriza amategeko. Ni ukuvuga ngo niba itegeko riba ririho nyine utegetswe kuryubahiriza, ntabwo uyobowe kuryubahiriza. Ahubwo ikigomba kubaho noneho, hagomba kubaho gusobanurira abaturage amategeko kugira ngo bamenye ibyo bategetswe. Bibagomba umutegetsi rero kujyaho nyine ni umutegetsi ko agiye gutegeka nyine yuko amategeko agomba kubahirizwa mu gihe cyose yatowe na rubanda. Neze kuki bayita amategeko ntibayita amayobozi? Amategeko sarayobora. Ni ukuvuga tugarutse no mu kuyobora. Kuyobora mbona biza nk'uburyo mwizerwa ndi kujya ahantu, ngeze ahantu nayobye, sinzi yonjya muri makeya, wanyoboye kuko akana hayobowe, icyo gihe rero nta kintu mba nzi. Uraza unyobore undandate nk'urandate impumyi ungeze hariya. Kuyobora amazi yatangiye kugira gute, urayacorera umuferege abashe gucamo. Agashishi kaguye mu muhoro w'amazi, umuhoro yobora iyo shaka. Kuyobora ikinyabiziga uri kuri vore niwo uzaha bakijyana, ariko kibaye nacyo gifite ubwenge wagihaye agaciro, urajya ugibwira uti dore itegeko nuko ugomba guca hariya kuko ari kibaye kiza ubwenge. Ubwo rero kuyobora, umuntu ayobora ikinyabiziga, ntago umuntu ayobora undi. Ngiye niko mbibona.
ahubwo umuntu mbona yagombye niba yizewe yagombye kujya hariya kugira ngo afashe abaturage kubahiriza amategeko hashingiye kuri rya tegeko. Sibyora mu nkosore niba ari uko nguko ngiye niko mbyumva. Ibintu byo kuyobora ngiye mba numva nuko bumva ngo nukuyobora bakabigira mu kantu keza iyo bashyize gutegeka nyine, kubera ko bari kukwereka ati twe ntabwo dutegeka turayobora da. Ariko iyo winjiye muri ntuza muri prof yo kuyobora usanga nyine uko FPR ikora uko nukuyobora, kuko ifata abantu bose nk'injiji. Abantu bose nk'injiji ikumva ko bigomba gucishwa turi ni hano tukuyoboye ahangaha. Noneho bakarenga ya mategeko bakavuga ati mu Rwanda nta mategeko habamo, ahubwo habamwe amahitamo. Aya mahitamo rero niyo atuma habaho bwa buyobozi. Ubuyobozi bukagendera ku mahitamo. Ya mahitamo itategeka ahitamo yuko inzira yo guca mari iyi ngiyi nyine mukayicamo musururu moja mutitaye kuri no kuri ya mategeko. Iyo warenza amategeko rero uba wagiye mu buyobozi, kubera ko amategeko ataba ari kubahirizwa. Nakari gaciyemo kugira ngo tujye tuganira no kuri iyo kintu tureho ko niko ngemba nyumva. No President Félix Antoine Tshisekedi kirombo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yashyize iki gihugu mu cyunamo nyuma y'ubwicanyi bwabereye Kishishe bwaguyemo abatari bakeya. Iki cyunamo cyaraye cyemejwe n'inama y'abaminisitiri Kongo Kinshasa igomba kukimaramo iminsi itatu. Kuwa 29 Ugushyingo 2022 nibwo mu gace ka Kishishe kuri teritwari ya Rucuro habereye ubwicanyi bivugwa ko bwaguyemo ababarirwa kuri muri 50 nubwo imibare ikomeje kugenda ihindagurika. Wabyumvise? Noneho n'ubwicanyi Tshisekedi yamaganwe binatuma asaba guverinoma y'igihugu cye gushyiraho icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu hose. None igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka gusohora itangazo rishinja icy'u Rwanda gufatanya na M23 gukora buriya bwicanyi. No kuvuga ko buriya bwicanyi bavuze ko ari u Rwanda na M23, ariko bavuze u Rwanda numva binjya we. Ariko natwe batwita abanzi b'igihugu buhara abo bana babizi ko mu Rwanda abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abaturage bijujuta kubera ibikorwa bagira n'ubundi baravuga ngo nabanzi b'u Rwanda. Buriya tuba twabyumvise aho bari kuvuga. Nizere ko batari kuvuga umunyarwanda wari wese. Ibyo M23 rero yamaganiye kure mu itangazo heruka gusohora biciye mu muvugizi wayo ushinzwe ibya politike. Twabivuzeho yavuga ko Ngorabure Kanyura yavuze ko ibyatangajwe na FARDC ari ibihimbano ihuriyeho n'imitwe yangebi gutya. Uyu mutwe wavuze ko abaturage bo mu duce genzura ngo ubayeho neza. Noneho Kishishe hiciwe abaturage mu gihe mu minsi yashize mu bintu yari yatangaje impuruza yuko FARDC n'imitwe bakorana bari gutegura ubwicanyi mu rwego rwo kuyisiga isura mbe. M23 se niva. Noneho kugeza ubu ibihugu bitandukanye byatangiye gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku bihishe inyuma ya buriya bwicanyi kugeza ubu bataramenyekana. Twibuke ko iyi nkuru yakozwe mbere yuko Ubufaransa ni ku itariki 3 saa 3, ariko ibyo twavuze mbere twerekanye yuko mu bihugu bimwe nk'Ubufaransa bwatangiye kwemeza ko ari M23 yakoze buriya bwicanyi, ndetse na Kongo ikavuga yuko buriya bwicanyi bwakozwe na M23 bukanakorwa na leta y'u Rwanda ifatikanyije na M23. Ni ibintu bikomeye cyane rero koko biri kuba hariya. Byonyine kuba Kongo yaratewe ari byo tuvuga tuti ni ibintu bimaze igihe, ariko bigumya gusa n'ibiceceka. Hano hari abavuga ngo se wanze kujyana ibiganiro icyo atazi nuko ari we uyikeneye kurushuka. Ni amakomantere nibwo nakwitegereza amatama. Ngo amatama yake. Abanyarwanda rero kera bagikundana nawe bamwitaga iki, baramusingizaga. Nk'u Burundi abona ko mw'iyi minsi u Rwanda ntago rupfa kuvuga ku Burundi. Kubera ko ubu Burundi basa naho ariko harimo ya politiki ya gutya tugende gutya. Ariko buriya wumvise Neva agiranye ibibazo n'u Rwanda ejo bundi wasanga bamwita andi mazina gutya. Hano rero ari uwo bita Prosper Dusenga ati si 50 gusa ubu tumaze
kubona imirambo y'abagabo, abana n'abagore igereze kuri 109. Noneho 109 hariya rero muri Kongo byo hamaze igihe cyane ku kintu cy'ubwicanyi, imyaka n'imyaniko. Bavuze ko habaye, hari igihe ureba nyine ukavuga nubwo Kongo ibitaka, ariko birangira gutaka kwayo birangiriye aho ngaho. Umuntu ari uhora avuga ati ibingibi byagenze gutya, aho bita mikwege. Ariko kubwa Kabila ntabwo ibintu byazukaga gutya ngo ubone ibintu byaje. Yego ko higeze kuba intambara, murabona 2013 2012 M23 yafashe Goma, ariko kubwa Kabila M23 bayikubitaga ikavamo, irongera igarutse ku bwa Kisekedi, ndavuga ngo hari ibyo bumvikanye. Ati byagenze gute rero? Ariko ukabona uko iminsi igenda iza, biriya bibazo bya Kongo bigenda bihindura isura. Hari abibaza rero bati ibiganiro byahuzaga guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri kuki demokarasi yaza agafata amasomo iwacu. Hano tuzabigarukaho. Patrick Muyaya avuga ati Kagame ntabwo afite karite yo kuba yaza kunenga amatora y'iwacu. Twagombye kureba uko yagiyeho, uko amatora yiwakorwa, ko political space cyangwa se urugo rwa politike rumeze, bwisanzure bw'itangazamakuru n'ibindi. Ati ahubwo yagombye kuza kwigira iwacu. Hano ariko bakagaruka yuko ibiganiro byahuzaga guverinoma ya Kongo, izi nkuru zombi tuzazigarukaho ubutareka. Tubanze twirebere kuri ibi bibazo turivuga ko bikomeje gutera ikibazo cyane. Kuri ibibazo bikomeje gutera ikibazo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kuri buriya bwicanyi bari kuvuga buri kuhabera, aribo Demokarasi ya Kongo ikomeje kwamagana. Hari ibintu rero tureba nanone, abantu benshi bakibaza bati ese mu by'ukuri ibi bintu nuko abazungu bataba babireba, bataba babizi. Inama Minisitiri ya Kongo noneho ati nuko bataba babizi, nuko se bataba babibona. Ariko reka mbibutse yuko, nongera mbibabwire, ikintu cya mbere kuzategereza ngo bari abazungu bazaza gukora ibi ngibi. Abazungu ni inyungu bareba. Ubu se muri Ukraine hari gupfa bakeya. Ubu uri kubona abasirikare baba OTAN, Putin ari kurimagura, asekagura n'indege agatwika kagira gute, bumva ngo bajya babara ngo amaze gupfa 100,000. Urumva abasirikare baba 1000 bigera mu 100, harimo abanyamerika, hari nk'abarusiya, nako abadage, hari nk'ababirigi, hari nk'abafaransa, hari nk'abaki byose. Urumva ko bitaba ari nk'abanya Ukraine, si abazungu se. Kubera icyo bageze ku nyungu, bitewe naho babona izo nyungu. Ndakubwiza ukuri ko ibyo ngibyo rwose byo gupfa kwabo nta kintu, byo gupfa kwawe nta kintu bibabwiye. Niko tugenda tubibona. Se mu Rwanda hapfuye abantu bakeya. Ubu se abantu bari gupfa hirya no hino muri Afurika ni bakeya. Ntibabirebaga se. Ubuze nubwo wanababwira uti ntutabare, ntago sukuba ko batababizi. Bafite satellite ziba zire, bafite za maneko nyinshi cyane. Hano ngenda mu biturage henshi hano mu Rwanda, ibi mureba nubwo tuvuga ngo bazana ngo abazungu ngo bamara kubatembereza ngo bakabanyuza ngo ahantu heza, ariko hari abazungu nyabo baba bari mu maperereza y'uko ibintu bimeze. Bafite amakuru 100%. Baragenda ukakuritana no mu cyaha hafi mu Gitega, za Nyamirambo, za tubari mu duki twose henshi baba bagenda n'amaguru, nta kintu batabaza. Hariya mu bwicanyi bo muri Kongo rero, ikitwa iperereza byo gukorwa nabyo ibyo ngibyo barabizi. Ko nk'Ubufaransa bwatangaje ibyo buzi, ntago buriya byatangaje amafuti. Icyo ngicyo buriya burakizi, kuko hari ahabari za drone, baba bafite za satellite. Buriya hari n'ukuntu baba batureba nubwo batwibura kugira ngo tutamenya ibyabo byose. Buriya asanga bafite na systeme zimaze kuba zigezweho ku buryo wanasanga banabikora bakabyestara mu isazi cyangwa mu ruki cyangwa mu mibu, ikagenda ibaha amakuru n'ibiki bitewe naho technology ibigeze. Nta kintu bibeshya. Ahubwo icyo tugarukaho tukareba no kuvuga ko Kongo
yananiwe gutabarwa mu myaka yose imaze. Kongo yararize kera, UN irakora raporo, impuguke zayo zakora mapping report ziti bigicanye bwawe gutya na gutya. Wumva UN iyo ngiyo igiye ikivugaho kubera iki? Kubera ko hari inyungu buriya wasanga bake bakireba muri, kuko niba bavuga bati ibintu byagenze gutya na gutya bakicaza imyaka n'imyaniko, bishatse kuvuga ko muri Kongo hari inyungu baba bakiri kuhareba bitewe nuko nyine bari kuzibona. Wenda bavuga bati hari igihe tutabresa wenda bitewe n'icyambo dukoze gutya, icyambo wenda gishobora kuba ibibazo, niko wenda ntekereza cyangwa niko n'abandi bantu byambabona muri commentaire. Ariko bitewe n'igihe baba bari kuvuga bati inda zacu zizaba zabaye gonfre mu gihe runaka, inyungu za politiki zishobora kuzashira mu gihe runaka, ntibyagutangaza rero mu by'ukuri nkuko abantu bivuga bati u Rwanda rusa n'uruhagarariye mpatsi ibihugu mwaka gace rugahungabanya mu Kongo. Niyo mpamvu mpatsi ibihugu akenshi ivuga ntigire icyo rukoraho. Ibyo ngibyo ntago Banyarwanda FPR muri ku butegetsi mubaye mukora kubwo buryo, nge nabyita ko mwaba mutari gukora neza, kuko twagombye gufatanya hamwe mu guharanira ubusugire bw'igihugu cyacu n'igihugu cya Kongo. Buriya guhungabanya Kongo no guhungabanya igihugu cyacu, icyo ngicyo ndabyemera. Ushobora gukora ko mu nyungu zamatse ibihugu byensire muri icyo gihe, ugakora ibyaha ibyo ngibyo byose, ugakora uko ushaka. Ariko nijyo mbabwira, ejo bundi Kongo ikakwigaranzura bitewe na politike yabiriho, bitewe na determination y'abaturage ba Kongo, bitewe na institution n'inzego zaba ziri muri Kongo, ugasanga za nzego ntizijegajega, bikagenda bikamera nko muri Angola. Buriya ngo Angola byamaze igihe wo bita Savimbi ngo ari umusirikare wumvise histoire ya Savimbi wamayeri wari warazengereje Angola, kandi yarifatiye igice kinini igihe kirekire akuramo za diyama za zahabu n'ibiki, kandi ngo ari inyuma ya hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaje kugenda bite? Angola yari bugufi rwose kuzanayifata pe, ubonaho ko ayimereye nabi. Ariko se byaje kugenda bite? Byaje kurangira Savimbi bibaye ngombwa ko Angola ijya kwiyumvikanira na Suruse. Bishatse kuvuga ngo ikibazo burya nticyari Savimbi, ahubwo ikibazo cyari uwamuteraga inkunga kugira ngo ahungabanye umutekano wa Angola. Byarangije se ahubwo abo ngabo bamuteraga inkunga atari bamwirangirije, ari bamwiciye, kandi intambara itirangira, amateka ya Savimbi ahita arangira. Ntibyanagutangaza rero nk'ibi twese turi kuririmba bya M23, byindi mitwe iri hariya muri Kongo myinshi, hari iki? Hari uwo tubona nka Savimbi, ariko hari uri inyuma ya Savimbi. Uri inyuma ya Savimbi akaba ari we wagira gutetetse Savimbi, manda yawe irarangiye, amahoro aboneke. Ubu Kongo Brazzaville se kwa sasa ntimeze neza, ntimeze neza se. Igihe ntuza Savimbi yarangiriye hahise birangira burundu. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo nk'ibyo ngibyo igihe abo bazungu wenda bazabishakira n'ubu babishatse n'ejo wajya kumva, kuko M23 nticura imbunda. Ibyo se n'amafaranga ntekereza ko intambara burya ngo irahenda cyane. Sinzi ko ushobora kumara ukwezi kumwe 2, 3, 5 urasa ayo masasu se yaba keretse ufite uruganda ruyacura. Ibishatse abo ngabo rero bavuga cyase bagira gutyo babishatse, ejo wajya kumva M23 shweshwe yineguye byarangiye ntigihari, kuko nkuko 2013 yagiye bikarangira. Bishobora kuba rero wenda za nyungu, niba hari akagunguru cyangwa se hari urwo bacukuye bagomba kujya bamenamo ibyo bari kwexploiter n'urugero, bitaragira igihe bitaruzura. Byamara kuzura rero wa wundi wari uri inyuma y'ibyo ngibyo kavuga ati toka. Cyangwa se ugasanga Kisekedi akoze diplomasi nk'iyo ntuza yakoze, kuko nge ndeba no kuba nubwo baba bari inyuma ya M23 bari abazungu, cyangwa se bagaca hehe bakaba bafite icyambo uko bakunda gucamo, nyuma bakaza bati n'u Rwanda rukisobanura kugira gutya, na position yabo yo kuvuga bati M23 igomba kugira gutya, u Rwanda mukwiriye gukora ibi ngibi, aribo batunga intoki. Naryo nijwi kuri Kongo ishobora gukoresha ahantu hariho hose, kandi bikanandikwa mu mateka yuko kera akayavuga ati habayeho ubutegetsi bw'u Rwanda bwari buyobowe na kanaka buza guhungabanywa mu buryo bumeze gutya na gutya. Bishatse kuvuga ko kuba abazungu nabo bakibagumya bayemeza bateye M23 ati u Rwanda rwateye Kongo,
nabyo ntekereza ko atari ikintu cyiza cyangwa atari ishusho nziza ku Rwanda, ni reputation y'amateka atari meza, kandi biba biri tamveri yuko hashobora kuba ibibazo mu Rwanda. Kuko niba isi yose igumye itunga agatoki mu Rwanda, dore nimwe muri guteza ikibazo hariya, nimwe muri guteza ikibazo hariya neza kazo abaje bati mukuri ingabo zanyu hari mubwire bayibwira se kuki se babwira ngo babwira u Rwanda mubwire mu 23 TV hariya, kubera iki batabibwira Kongo cyangwa babibwira Ngora cyangwa babibwire i Burundi cyangwa iki, ahubwo bakaza. Nigeze kubona na aka video nigeze kubona ka Neva sinzamuna kabonye gahita avuga ati mbere ya 1996 atera ibibazo ntibyigeze bibaho, ntabwo byigeze bibaho. Ati dufite abarundi babayo bavuga ikirundi, bafite abami babo niki, tariko nyuma y'igihe kiniki kubera icyo bibazo byaje kandi bikaza mu bavuga ikinyarwanda. Ati murumva nta karike shoze niko abarundi baba bivugira gusa, ariko ibyo bigaragara amateka arazwi, nyiri biri hariya birazwi, kandi igihe cyo kurangira kwabyo kizarangira byanze bikunze. Ngewe njya mbivugana none nongera mbigarukaho, iyo bimeze gutya ibibazo bya Kongo tubikeneramo, tubihomberamo, tubibabariramo kandi tubibabarizwamo, kubera ko ari abanyarwanda benshi bajya guhahira muri Kongo, bakarira muri Kongo, bagafata ibiryo byo muri Kongo, bagakirira muri Kongo. Abanyarwanda bakirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga nka bari abadamu bajya gushakirayo ubuzima, abanyarwanda bazunguzaga bakajya kubafunga batereka tuzunguriza igoma bakafasha imiryango. Ubu kuhahabona hari heruka ko ari ngerere. U Rwanda rero ruhinduye systeme y'ubutegetsi, ubutegetsi buvuyeho, ngiye nicyo njya mvuga, ni naho muti buriya, kubera ko ubutegetsi nabunaniwe diplomasi mpuzamahanga cyangwa se biki, ikiba kigomba kujya mbere n'iki, nuko ubutegetsi iyo buhindutse hashobora kujyaho ubundi bubana neza n'ibihugu duturanye, abanyarwanda bakajya babona abuhumekero, bakabona n'amahoro. N'igihe tuzaba tugikomeza gutya, igihe tuzaba tumeze gutya, ndakurahiye ibibazo bizakomeza gutya, kandi buryo ubutegetsi buhoraho iteka buhora mu makosa, kandi ya makosa bwakoze buhora buyabona nk'ukuri kuko buba buhoraho. Butese ko twakoze kwa kundi noneho twakongeye. Njya mbabwira nti kuva FPR yajyaho grafike yibaza fonction dita, aho kugira ngo imanuke ishite cyangwa se igende gutya, ahubwo igenda gutya izamuka, kubera ko ibibazo buri munyarwanda ahora ahura n'ibibazo umunsi ku munsi. Barakemura ikibazo bati amashyirahamwe yari 40 nangahe, ejo bundi uzumva havutse ikindi umunsi ku munsi. Ubuzima burahenda umunsi ku munsi. Kubera iki? Kubera ko abanyarwanda dusa naho nk'ishwegegeri ku mugani zifungiye mu icupa zitabona, kuko niba zifungiye mu icupa zizananirwa kudondaho nyine, kubera ko rizaba rikomeye, ahubwo musigara imbere ari ibibazo. Niyo migani rero baduciye kuko bazi ibyo bakoreye abanyarwanda. Ariko nongere mbabwire ngo nubwo tumeze gutyo two kubazo kandi turi nazo, ahubwo dufatanye, ahubwo tujyemo, tugere mu iryo cupa, duhinduke abantu, ndetse dusabe Imana iduhe umubiri uresista aho ngaho kandi ubaho utanarya, ariko ukomeza guharanira uburenganzira bwo gusohoka mu iryo cupa. Nicyo twebwe dukwiriye. Ibibazo by'u Rwanda rero bizakemuka, kandi bino erega ndababwiza ukuri burya ngo iyo bikomeye biba bigiye kurangira, iyo bikomeye biba bigiye kurangira. Njya mbibwira abanyarwanda, iyo bikomeye biba bigiye kurangira, ho kugira rero ubabara ngo kuko ibintu bigenda bizamuka umunsi ku munsi, akarengane, urumva ko akarengane kagiye akarengane kagenda kaza buri munsi umunsi ku munsi. Tugomba rero kureba uburyo twakomeza guhangana nako mpaka aho karengane karangiye burundu, kandi tugomba kuzakarangiza Imana ibudufashijemo, sibyo? Imana igomba kudufasha mu ibyo ngibyo, ntago tuyishyira amategeko kuko y'ubwayo irategeka bikaba umunsi ku munsi. Kandi nongere nshimire abanyarwanda mu buryo bakomeje gukora, uburyo abanyarwanda
bakomeje kwihanganira ibigeragezo, ndetse atari n'abanyarwanda gusa, n'abanyafurika benshi muri rusange, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duharanire rero yuko ibyiza byaba iwacu binaba n'ahandi. Duharanire yuko hari ubutegetsi butari bwiza butanogeye abaturage buvaho, tukazashyira ubutegetsi twese Afurika twumva ibintu kimwe, ariko atari kumva ibintu kimwe nk'abarwayi, ahubwo twumva ibintu kimwe cyane cyane biganisha ku mahoro nyayo arambye. Tubihere iwacu mu Rwanda rero. Hari abagenda bavuga bateze ko tubona opposition, ibibazo bigenda biza umunsi ku munsi, ejo ukabona abantu barashwanye, ejo bizagenda bitugasanga hari igihe umuntu reka mbabwire, wenda iki kintu tuzakigaruka. Hari wambarije ateze Mwizerwa, twizere nde muri opposition. Tuzababwira uwo muzizera ubutaha mu kiganiro tuzakora. Nuko rero mukomeze mugire ibihe byiza, kandi munogerwe n'ibiganiro byacu. Tujye tubabwiye turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Namwe rero mukomeze muduhoze ku mutima umunsi ku munsi. Natwe rero Imana ikomeze ibane natwe, namwe ariko ibane namwe umunsi ku wundi. Ni Mwizerwa Silva rero, Perezida PS Imberakuri i Kigali mu Rwanda, kandi tubabwire tuti ikiganiro cyiza tubagezaho mujye mukomeza mukigeze ku bandi. Turi kugera mu bihe rero bisoza umwaka, tuba tugeze mu kwezi kwa 12, kwezi kwa nyuma k'umwaka. Komeza dusaba Imana tuwusoze neza, kandi n'undi tuzawutangire neza. Dusabire n'Imana tuyisaba, urumva, kugira ngo bizagire gute, tubone impinduka mu buryo bwihuse twagenewe nayo. Ntabwo twifuza ya mpinduka abanyarwanda bazagera igihe babonye impinduka ariko bakicuza impinduka babonye. Erega ari igihe ushobora kubona impinduka ugahita upfa bitewe n'uburyo ugiyeho nawe aje ari iki arenze. Ntekereza ko nta warenga FPR, ariko nibura n'uwaba 1/10 cyayo nawe yaba atari umuntu mwiza, kuko ntago yaza yomora. Aho kugira ngo aze yomora uruguma, ahubwo akaza akandagiramo, cyajugunyamo urusenda. Ahubwo dushaka umuntu Imana yatoranyije uzaza yororetse imitima y'abanyarwanda, yetse imitima y'imfubyi n'abapfakazi, abakene n'abahangayikijwe n'ibibazo, n'imiryango yagiye ihura n'ibibazo, ababuze abambuwe imitungo yabo, abambuwe ibyabo, abarenganyijwe, abatarishyuwe, abanyurijwe imihanda ahantu henshi hagiye hanyuranye ntibishyurwe, abasenyewe. Mbega dufite ibibazo wagize ngo leta izajyaho izaba ifite akazi gakomeye. Nuko rero mukomere rero, twari twasezeye, ntabwo twongera gusezera, ubwo twapfundikiraga ikiganiro. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.